Basuhuje abadukurikirana bari mu mpande zitandukanye z'igihugu ndetse n'abari hanze y'imbibi z'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko aba diaspora, mbahaye ikaze hano kuri Mugisha TV, isoko y'amakuru yubaka sosiyete nyarwanda. Uyu mukobwa yitwa Dorcas, muramuzi muri benshi ndetse ni hake hano mu gihugu cy'u Rwanda ushobora kujya uvuga Vestine na Dorcas ngo wumve batamuzi. Dorcas ni umukobwa ukunzwe cyane, umukobwa mwiza rwose, umukobwa uteye neza, ufite impano, ufite ijwi ryiza, uririmba neza ndetse ukunzwe n'abatari bake. Uyu mukobwa rero ni umukobwa wari waratsimbaraye ku idini rya ADPR, nubwo mukuru we Vestine yaje gutungurana yerura ku mugaragaro ko asezereye idini rya ADPR ndetse abihamisha gusuka imisatsi. Ibyo byahamije ko rwose yasezereye idini rya ADPR ku mugaragaro, kuko iri dini ntago rijya ryemera umuntu usuka imisatsi cyangwa umuntu witera makiyaje, umuntu witaho. Idini rya ADPR ntago rijya ribyemera. Ariko uyu Vestine we yareruye ku mugaragaro avuga ko asezereye iri dini. Dorcas we yari yaratsimbaraye, yaragumye ku idini rya gakondo ariryo ADPR, arigumamo yanga kurisezerera, ndetse mukuru we asuka imisatsi ariko we agumana imisatsi ya naturel, ndetse akomeza no kwambara amajipo maremare nk'uko imico ya ADPR ibisaba cyangwa umuco wa ADPR umeze. Gusa mu minsi yashize ubwo bari bavuye mu gihugu cya Canada batsinda igihembo cya Isango Music Award, Dorcas yaje gutungurana aho yagaragaye yambaye ikanzu y'umutuku imufashe cyane ndetse n'imisatsi ye isutse. Ibi n'abantu bateho comments zitandukanye bavuga bati dore nawe asezereye idini rya ADPR, dore nawe avuye ku idini rya gakondo. Aba bose bivuze ko basezereye idini rya ADPR, ubu ngubu batakibarizwa mu idini rya ADPR. Mu busanzwe aba bana bakuriye mu idini rya ADPR, idini ryabareze, idini rwose bakuriyemo, bakura baririmba muri Sunday School, korali yaririmbyemo abantu benshi rwose, abantu benshi basenze bakiri bato, Sunday School barayizi. Aba bana nabo bakuriye muri Sunday School, ariko baza kugira impano idasanzwe yo kuririmba. Aba bana rwose bajyaga banaririmba mu makwe bakiri bato cyane rwose, bakiri mu myaka 12, 10 n'ingahe. Aba bana baririmbaga mu makwe, abantu ukabona rwose bishimye, ukabona abantu basusurutse. Kubera impano aba bana bari bafite, baje gukundwa na korali nkuru ya ADPR Muhoza, ariyo bita korali Muhoza yo muri ADPR Muhoza mu karere ka Musanze. Iyi korali yaje kubakunda ndetse inabakira muri iyo korali, batangira kuririmbamo rwose bakiri abana bakiri bato. Urebye icyo gihe nibo bana bari bato muri iyo korali, kuko ni korali nkuru, ni korali rwose irimo abamama, ni korali irimo abapapa, ni korali irimo ababyeyi, korali rwose ikuze cyane. Abana rero kubera impano bari bafite baje kuyisangamo ndetse batangira kuyiririmbamo. Iyi korali irakundwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho yanaririmbye indirimbo nziza yakunzwe cyane n'abanyarwanda, indirimbo bita Uzikurinda. Kubera iyi impano yabo rero baje gukomeza kwaguka mu miririmbire, ndetse baza guhura n'umuntu uzamura impano z'abantu ariwe Irene Murindahabi. Irene Murindahabi yaje guhura n'aba bana, atangira gukorana nabo, aho batangiye basohora indirimbo ya mbere. Indirimbo ya mbere yabo yaciye kuri YouTube, ni indirimbo yakunzwe n'abatari bake, aho abahanzi benshi muri iki gihugu cy'u Rwanda bakunda kugorwa no gutangira, ariko aba bana rwose bakiza bagitangira kuririmba. Indirimbo yabo ya mbere yarahitinze, irakundwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda, indirimbo bita Nahawe Ijambo. Indirimbo yarakunzwe ku rwego rukomeye, ikundwa mu gihugu cy'u Rwanda, ikundwa ndetse no mu Burundi, aba diaspora barayikunda. Iyi ndirimbo rwose yubatse imitima ya benshi. Gusa haje kumenyekana amakuru atari meza, amakuru atashimishije cyane abantu bakunda gospel, abantu bakunda indirimbo zo guhimbaza Imana. Uyu mukobwa Dorcas, umukobwa rwose uririmba neza, umukobwa ufite impano, mu gihe cyashize aherutse gutaha ubukwe. Ni ubukwe bw'umukobwa rwose biganye muri segonderi, umukobwa rwose bari inshuti cyane. Ubu bukwe yabutashye ari kumwe n'abandi bakobwa n'urundi rungano rwe n'abandi biganye ndetse n'inshuti ze, bataha ubu bukwe. Ariko Dorcas yaje gutaha mu gicuku cya nijoro, ataha mu masaha
amakuru dufite ni uko yatashye mu ma saa sita z'ijoro, yatashye akinguza mama we, dore ko papa we ari umusirikare adakunze kuba ahari. Yatashye akinguza mama we nijoro, amukinguza yasinze. Uyu mukobwa yari yasinze, mama we akimubona yasutse amarira ararira, biramubabaza cyane, agahinda karamwica, niko guhamagara Irene Murindahabi. Buriya Irene Murindahabi na Vestine na Dorcas ni abantu bahurira mu kazi, ibindi by'ubuzima bwabo busanzwe ntabwo ajya bimenya. Bivuze ko Irene Murindahabi ibyo ngibyo atarabizi, aho Dorcas yari yagiye ntiyari ahazi. Byaramubabaje cyane mama we, ndetse ahamagara na mukuru we Dorcas amubwira ibyo abonye ku mukobwa we. Rwose mama we yarababaye ndetse ararira amarira menshi. Irene Murindahabi nawe byaramubabaje, aravuga ati ese tuzongera gukora indirimbo zibwiriza abantu ubutumwa kandi rwose natwe ubwacu tudakijijwe? Aravuga ati muri iyi minsi bagiye kuba bahagaritse gukora indirimbo, ndetse babanze begera Imana, banze basengere uriya mukobwa yongere agaruke mu murongo w'agakiza, ubundi bongere gusubira gukora indirimbo. Gusa ikigaragara cyo ntabwo ari imico yari isanzwe kuri uriya mukobwa Dorcas mu busanzwe ntabwo yari asanzwe ari umukobwa ujya muri ibyo bintu by'ubusinzi. Igishoboka cyo bishoboka kuba yari yashutswe na bagenzi be, bikarangira bamunywesheje inzoga agataha yasinze. Bajya bavuga bati ibisubizo biragusha. Umuntu yaravuze ati ibisubizo biragusha, nanjye rwose ndi kubona bariya abana barimo baragushwa n'ibisubizo. Reba, ubwa mbere bavuye mu idini rya ADPR, idini gakondo, idini ryabareze, idini ryabakurije impano, kugeza ubundi abo bari baba ngaba bakabaye babikesha ADPR mu karere ka Musanze, ADPR Muhoza, niyo bakabaye bari gukesha iyi mpano. Ariko barayisezereye, bayitera ishoti, berekana ko rwose bigiriye mu yandi madini agezweho yemera abantu biyitaho, bata amafaranga rwose tumajije kugeza, ntabwo rwose akwiriye kuba twareka imisatsi yacu igacuparara ikaba nk'amakara, kandi dufite amafaranga ahagije, dufite amafaranga yadukesha gusa tugasa neza. Abana byangiye baretse iri dini rya ADPR, bareka kurare ADPR Muhoza yabakurije impano, none nyumvira n'indi mico batangiye kuzana. Bivuze ko aba bana bari kugana ahantu habi hatari heza, bakeneye amasengesho. Abantu babazi bagisengera muri ADPR Muhoza, abantu babanye nabo mu basengere, mushyira amavi hasi, kubera ko aba bana bari kugana ahantu habi, ndetse n'impano yabo ishobora kudindira, bigatuma batongera gukundwa cyane bitewe n'imico itari myiza bari kugaragaza. Mwagiye mubyumva mu minsi yashize, Vestine yari amaze iminsi akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, aho rwose yagaragaye yatandukanye n'umugabo we Idirisa Widarago. Bakoze ubukwe bwiza cyane muri arena, ubukwe bwitabiriwe n'abantu benshi, abavandimwe, ababyeyi, abantu bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Birangira Vestine akatiye ndetse yanze kubana n'umugabo we. Ibintu byababaje abantu bakunda gospel, abantu bakunda indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, bati ni gute umukozi w'Imana munirimba indirimbo zifasha abantu atandukana n'umugabo we? Ni ibintu byababaje abantu. Abana rwose imico bari kugaragaza ntabwo ari myiza. Abazi mu basengere, afite imbaraga zo gusenga mu basengere, abana rwose bongeye badukorera ibintu byiza bikijijwe birimo Imana, bagaruke mu murimo w'Imana, bave mu byo barimo, bareke gushukwa n'amafaranga. Rwose amafaranga nayo igihe gito, amafaranga arashira rwose, amafaranga arashira, ntabwo ari ikintu gihoraho. Amafaranga arashira, kandi buriya icyiza no kwakorera Imana ukazapfa wubaha Imana utitaye ku by'amafaranga cyangwa se ku by'ibindi. Ushobora gukurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byiza tubagezeho umunsi ku wundi bijye bageraho ku gihe. Ndabashimiye.